gerageza uture mu buzima bwo gusenga, noneho icyongeyeho utandukanye gusenga kwawe kuko Uwiteka niho azagutabarira. Nuko dutangiye filime yacu uyu munsi, tuyitangiye umupaturo ari kumwe n'umukunzi we. Umukunzi wiwe reba ibyo arimo, reba ibyo arimo akora. Umukozi wo mu rugo yaraje atangira kugira ibyo abona. Mana nyagasani, natangiye nkubwira ngo senga, wongere usenge, nurangiza utandukanye gusenga kwawe kuko Uwiteka niho azagutabarira. Kuko abasenga ni benshi ariko tuba dukeneye itandukaniro. Nuko nguko umusore ari kumwe na sheri we, umusore ari kumwe n'umukunzi we, ari kureba uburyo yihinduranya, ari kwihinduranya ibisimba nanjye ubwanjye ntazi, agahinduka gorira, agahinduka inzoka, agahinduka buri kimwe cyose kibi, ariko we ntabizi. Nawe reba ubuzima tubamo. Ndakubwiye ngo ndakwinginze, banza uture mu buzima bwo gusenga. Uyu mukozi yaragiye arabibona, aravuga uti ntabwo nagenda gutyo gusa, ngomba kugira icyo nkora. Yaragiye yinyabya hirya, azana intwaro. Mana nyagasani, kurikira iyi filime mbazaniye uraza kuba wasobanukirwa. Yagiye kumubwira ati noneho sheri wanywa. Uyu nguyu nawe umukozi araza aramubwira ati uramenya utanywa iyo ji, ati ndakubujije boss. Ese biragenda bite? Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, kanda kuri iyo buto ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Izi filime muzajya muzibona kandi muzajya muzibona nyinshi cyane. Yatangiye kumukubita, uramenyereye cyane. Amusebeje n'umukunzi wiwe. Ese biraza kurangira bite? Niyo mpamvu mbabwira ngo mujye musenga cyane, mubashe kugira uburinzi bukomeye ku Uwiteka. Uwiteka arabashaka kandi abakeneyeho ugutungana. Yatangiye kumubwira uti nta soni, ndi kumwe n'umukunzi wanjye, turimo turasangira, turimo turaganira, uraza umbuza ngo iyo ji. Ati boss, ati ntabwo ari ukukubahuka, ariko iyi ji iranduye. Uyu ni Sekibi, uyu mukobwa ni Sekibi. Yatangiye kuvuga uti ngiye Sekibi, nta soni, ako gasuzuguro ugakura he? Boss umujinya waramwishe, cyangwa sheri w'uwo mukobwa uri kwihindura ikinyamaswa akongera akihindura gutyo. Nuko nguko nawe atunguwe mu mujinya mwinshi cyane. Atangira gukubita uyu mukozi amubwira turamenyereye, kuki umbuza kunywa ji yanjye, kuki yayinteguriye ngomba kuyinywa. Mana nyagasani, uyu yamubwiye ati uyu ni Sekibi, ati ndakwiyamye ntiwongere kugira icyo uvuga. Ati none ahangaha uhita uva ahangaha ugende, aka gasuzuguro ntabwo nakemera. Waje usaba akazi umbwira kubabaye, ariko ntabwo ari nzi ko uzambangamira, ntabwo urenze ko uzansebya ahangaha. Buriya ababosi bajye bubahwa, ariko hari ibintu wabona ntiwihangane. Yongera aramubwira bwa gatatu ati uyu ni Sekibi, ati ni inzoka ari kwihinduranya, yari arimo acira muri ji yawe ubwo wari uri muri telefone uhuze. Ibyo nabonye n'amaso yanjye, njyewe iyi ji yawe yayanduje, yayiciragamo ibintu utamenya ubwoko bwabyo. Mana nyagasani, akibivuga yahise amubwira ati sheri rekana n'iyo nzezengere, fatire ji yawe winywere. Arayifasha agiye kunywa. Umukozi yahise ayimwaka, yahise amubwira ati gizayo, ati ntabwo nshobora kubyemera kuyinywa. Umugabo yarababaye cyane, agahinda karamwishe, ntabwo ari kwibaza ibintu biri kuba. Yarongeye aramucapa. Yamucapye iki? Ese aramuhora kuko agiye kumutabara. Mujye musenga, nababwira ngo musenge, mwongere musenge. Ese biraza kurangira bite? Ntugende utarangije iyi video, ntugende udasobanukiwe, kugira ngo nawe uburinzi bwawe ucungu urebe ukuntu uhagaze. Ese mpagaze gute mu masengesho? Ese mpagaze gute? Abo turi kumwe ni bande tujyana? Yaramubwiye uti aturamenye, ati ngewe nushaka unkubite, ati nushaka unyice, ndapfira kuko ndi gutabara ubuzima bw'umwana w'umuntu ugiye kurohama mu manga. Mana nyagasani, uyu mukobwa aramubwiye ati wa mukobwa we, va ahangaha ugende, ntaragukorera bibi, va ahangaha ugende, ubuzima bwawe ntarabwangiza kandi nta n'uwagukurikirana ahangaha. Yatangiye kureba uyu mubosi, yatangiye kumwitegereza, shiri we yatangiye kumwitegereza. Aramubwira uti ibintu uvuga byo nibyo, ngomba kuba namukosora, ngomba no kuba namwirukana, akagenda akamvira ahangaha, ngashaka undi mukozi wubaha unyubaha. Mana yanjye, ese biraza kurangira bite? Tera intambwe urangize iyi video, unakande like, unakore subscribe, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi.
Buriya rero muri ubu buzima bwa buri munsi duhuramo n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko amasengesho yonyine niyo abasha kuba yakontorora buri kimwe cyose. Buriya niwe murinzi wa mbere. Umukobwa yaramubwiye ati nibyo uri kumbwira byinshi, nibyo urashaka kunkubita, nibyo urashaka kunyirukana, nibyo warajije kunyirukana, ubikore ariko nta kibazo. Yaramubwiye ati ndakwirukana nanagukubise ahubwo nakugize indembe kugira ngo unsuzugure. Buriya abakire rero bifitiye amafaranga yabo, kubasuzugura ntabwo baba babyemerewe, nta nubwo rwose, nta nubwo kubasuzugura ubatesheje agaciro. Yaramubwiye ati nibyo, ati iyi ji yanduye, ati ndaje nkwereke icyo nkora. Yamukubise Bibiliya, yaramubwiye ati mu izina rya Yesu abadayimoni bakurimo bagusohokemo, imikororombya, ibintu byose byaraje. Yahise atangira kumwemeza, yahise atangira kumwerebya, yatangiye kumuhungiraho, arangije amujya inyuma. Mana Nyagasani, nawe kurikira, reba umuntu yakubitaga ariko ahise amwemeza. Yarambwiye ati uyu nguyu ni bosi wanjye, uyu nguyu ni ikiremwa muntu cyari cyakeneye ubuzima buzima, ntabwo ugomba kugira icyo umukoraho. Undi yaramubwiye ati uranyitambitse cyane, urambabaje cyane, utumye ntagera ku ntego yanjye, roho yiwe ndayishaka. Ati ngomba kwitwara nkayishyira abantumye. Ati ntaho wayijyana kuko njyewe mpagaze ahangaha nk'umurinzi, mpagaze ahangaha nk'umuntu wizera Imana, akandi nubwo atayizera Imana iramukunda, imufiteho umugambi. Ati bose, ati Imana igufiteho umugambi, ibyo wakora byose ngomba gukoza isoni Satani. Mana Nyagasani, bose yaramubwiye ati uranshakira iki ku bugingo bwanjye? Ati ko mbona uhise uhinduka. None umukobwa, buriya abadayimoni rero iyo batsinzwe batangira kwigamba, bakavuga misiyo zabo zose. Ni handi uzasanga n'umuntu uri gusengera umuntu urimo amadayimoni, hari aho agera iyo atangiye gutsindwa agatangira kuvuga impamvu ari muri uwo muntu, impamvu yaje na misiyo. Uyu nawe yatangiye kwivuga ibigwi, ati ngomba kukwica, ati ngomba kugutwara, watanzwemo igitambo, warasabwe ubuzima bwawe bwarasabwe ikuzimu, tugomba kugutwara. Uyu nawe yatangiye kumubwira ati ntaho ntwara mu izina rya Yesu. Nawe arongera aramubwira ati ndagutwara, ati yewe, ati ahubwo ngiye kugukoza isoni, urava ahangaha wahiye, umutima wanjye ufite imbaraga. Ati ndaje ndebe guhangana kwawe, nta kintu wakora kuwiteka. Uyu nawe yatangiye kwicira icyari inyuma yiwe, abonye ingabo imukingira, ariko bitandukanye n'ibyo wewe yibwiraga mbere y'uko amwereka ikimenyetso. Buriya Imana iyo itaraguha ikimenyetso, iyo itarakwereka ko ari Imana nyamana, biba bigoranye yuko umuntu nyamuntu udafite izindi mbaraga z'amasengesho yabasha kuba yasobanukirwa. Yatangiye kumubwira ati iyi ji watobye, iyi ji waciraguyemo, iyi ji wanyayemo, iyi ji wakoze ibi ngibi, ugiye kuyinywa, ngiye kuyikunywesha, uhita uhinduka umuyonga. Yaramubwiye ati ntayo nanywa, ati ahubwo mwese ngiye kubarimburana n'ibyo byanyu byose, ngiye kubarimbura n'inzu nsige nyitwitse, n'aka kagabo kawe, n'aka kagabo ngo ni bosi kawe, mbashe kuba nakagirira nabi. Uyu nawe yaramubwiye ati nta kintu byarangiye, kuba amaso yanjye yakubonye, kuba nabonye neza uwo uri we, ngomba kugutsinda mu izina rya Yesu. Namwe mujye mwishingikiriza Umukiza, mujye mwishingikiriza izina ry'Imana rizabatabara. Uwiteka w'Imana wo mu ijuru niwe watabaye Mana Nyagasani. Buriya abamarayika bawe bakugende iburyo n'ibumoso, uba ufite umurinzi. Yatangiye gukurura imbaraga z'Uwiteka, yatangiye kuvuga ati ndaje ngusengere, ati ndaje ngukoze isoni, ndaje nguhandagaze n'ikindi gihe. Yamukojeje biriya mu gahanga, atangira kwaka umuriro, atangira gutabaza, atangira kwambaza ibimana byabo. Yahise aburirwa irengero. Ndakubwira ngo mu by'ukuri ujye wizera, ujye usenga. Hari umuntu uzaza kukubwira ngo reka ngusengere, akaba azanye izindi mbaraga. Hari umuntu uzaza kukubwira ati reka ngusengere kuko Imana yamutumye. Wowe urasabwa iki? Wowe ubwawe urasaba kuvugana n'Imana yawe, ukegera Imana yawe, ugaca bugufi, ugasoma Bibiliya, ugakunda abantu, mbeho ukicisha bugufi kugira ngo imbaraga z'Imana zigusesekareho, kugira ngo ubutabazi bwose bukugaragareho. Uyu nguyu yatabawe n'umukozi, aramubwiye ati bosi, ati wowe ujye umekinga shuwa ko abantu mugendana n'ibyo ukora, n'ibyo wifuza byose Imana ikuyobore. Ujye usenga umunsi ku munsi, uture mu buzima bwo gusenga. Nawe aramubwiye ati rwose, ati ngiye ibyo bintu ntabwo nabikoraga
nabibonaga, ati nta nubwo nabikozwaga, ariko ndi kubona ikimenyetso cy'uko Uwiteka Imana afiteho umugambi. Nawe yaramubwiye ati rero nk'uko wasezeranye ko uri bunyirukane, wamaze kunyirukana, njye reka ngende, akazi kanjye ndagashoje, ibindi byose bisigaye uzabyikorane kandi Imana iguhe umugisha. Mana nyagasani, bose yaramubwiye ati ndakwinginze, nta hantu uri bujye, guma ahangaha rwose, n'umushahara wawe ndawukuba inshuro 5. Mana nyagasani, umukobwa bari bamaze kumwirukana, arangije avuga uti rero akazi kanjye kararangiye, reka ngende, ati ndagutabaye, ibindi byose reka njye gushakira ahandi. Bose aramubwiye ati ndagukubira inshuro nyinshi cyane, ati n'5 ndazirenza gukubira inshuro 10. Mana nyagasani, ni uko nguko umuntu azamurwa mu ntera, ni uko nguko umuntu agira umugisha. Nawe niba ukora akazi ko mu rugo, ujye usenga, wongere usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko Imana niho izagukura, uture mu buzima bw'amasengesho. Uyu nguyu aramufashije rwose. Arangije aramubwira ati rwose ngiye gukizwa, ngiye kwakira umwami n'umukiza, nzajya mbyuka nsenge, nongere nsenge kandi nsome Bibiliya, kandi sinzongera kugendana n'abantu ntazi. Ubuzima bwanjye mbonye yuko Satani abuhiga hasi hejuru. Mana nyagasani, buriya nawe urahigwa, buriya nawe urahigwa. Nta muntu udahigwa kuri iyi si, waba uri umukristo cyangwa uri umupagane, ibitero bizakugeraho, nta kundi kubyikuraho rero uretse gusenga, ukongera ugasenga. Nawe yatangiye kumubwira uti ndaje nsukure mu mutwe wanjye, ibintu byose bindimo mbashe kuba nabikuramo mu izina rya Yesu. Kandi urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ntabwo nzi ko abakobwa mwiza nk'amwe noneho mwicisha bugufi mwabasha gutabara n'abantu b'abamiliyoneri. Buriya rero Imana igiye gukora igitangaza, inyura mu bantu baciriritse, baciye bugufiya. Yaramubwiye ati genda ukore akazi kawe, ati rwose ndaje tunasangire, ati reka njye kugutegurira. Mana nyagasani, yaramubwiye ati reka njye kugutegura indi ji. Igitero cy'umwanzi Satani turagitsinze. Tubabwira ngo filime yacu nuko igenze, mukore like, subscribe, share, comment. Turabakunda.